donc kumva ngo abatinganyi cyangwa se abaryamana bahuje igitsina nibo yaribasiye kandi nkavuga ariko saba abantu barabatukira ikora abantu nk'abandi ikintu nagiraho inama kuri abo babyeyi ntibakagerageze guhohotera umwana wabo aba yaramubyaye aba yaramutwise amezi 9 namufasha kubaho muri buriya buzima arimo. Reka twongere tubahe ikaze abadukurikira umunsi kundi kuri channel yacu tugenda tugira abatumirwa batandukanye. Umunsi nabwo turi kumwe n'umutumirwa agiye gutangira twibwira benshi musanzwe muzi mu bijyanye na filime cyane n'abakoresha imbuga nkoranyambaga cyane nka Instagram. Reka tumuhe umwanya twibwire. Murakoze, nitwa Djihadi. Djihadi nari ntangiye mvuga ko abantu bakuzi ku mbuga nkoranyambaga cyane nka Instagram ndetse no muri filime hari izo wakinnye hari n'izo wagiye directinga. Ibwira abantu muri make Djihadi turi kumwe uyu munsi wiintroduce gute? Djihadi ndi director w'amafilime anazikina et puis ndi event organizer. Ntegura ibikorwa byinshi ndi umwe mu mpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uti ndimwe mu mpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndahita mbihuza na video abantu bakunda kubona kuri Instagram wenda burimo ukebura abantu bamwe namwe cyangwa se uvugira abantu unenga bakoze ibintu bitari byiza. Reka tujye nko kuri video maze iminsi trending kuri Instagram wowe ubwawe warimo ubwira umuhanzi Mr Kagame ko ibyo yakoze atari byo. Abantu tubonera ibintu kimwe ariko tubifata mu buryo butandukanye. Nge nababajwe n'amagambo yavuze, donc niko kumusubiza kandi si nawe wenyine. Akenshi ngewe sinkunda umuntu si ukuvuga ngo sinkunda, sinjya niyumvisha buryo cy'umuntu ashobora kurenganya umuntu cyangwa se akamufata uko atari. Tubabajwe n'amagambo yavuze, niba atari ibanga tubwire mu magambo yavuze cyakubabaje cyane n'irihe cyangwa se byatumye uvuga uti ngomba kumubwira cyangwa se ngomba kugaragaza ko ibyo yavuze atakawe yabivuze. Hari amagambo yavuze bari bamubajije ku mushuti wanjye witwa Umuhungu Eric, et puis noneho ashara no muri general muri rusange kandi communauté yavuze yanga ya LGBT ni communauté nzi cyane. Ubwo rero iyo ufasha umuntu ukamufata nk'ikitariho cyangwa umuntu utabaho kandi ari umuntu nkawe nge birambabaza. Wenda mbere ko tunagaruka kuri ayo magambo cyangwa se iyo community tuvuze ya LGBT wenda hari abantu badukurikiye aka kanya batayizi batayisobanukiwe. Yaravuze ngo yanga ko abatinganyi n'abantu dufite n'abantu dufite mu buzima bwa buri munsi abantu baremwe nabo nkuko n'umuntu wese baremwe. Donc rero iyo numvise ushaka kubafata nkaho atari abantu, donc nje birambabaza kuko abenshi ntibavuga ariko je naravuze reka mbavugire. Waravuze reka mbavugire. Ubwo uvuze gutyo rero abantu bashobora guhita bibaza ati se Djihadi bari abantu ko bavugiye no wenda ni kwa kuvuga ati ngende impirimbanyi uburenganzira bwa muntu cyangwa se nawe ubwe ababamo. Agenda ndo umuntu haranira uburenganzira bwa muntu, sinkunda umuntu urenganya undi. Wenda reka dukoresha iyo mvugo waruvuze se Djihadi nawe aba muri iyo community. Oya ntagabamo. Arayivugira. Aravuga ngo sibye kuba ubavugira gusa ariko ntagubamo kuraho urujije. Donc sinavuga ngo simbabamo naba nitandukanyije, sinanavuga ngo sindi umunyarwanda kandi ndi umunyarwanda. Muri make je ndi umunyarwanda uzira ihohoterwa iryo ryo ryose. Hanyuma wenda abantu batazi neza iyo video cyangwa se ibyo Mr Kagame yari yibasiye uwitwa Eric Umuhungu nko wabivuze, twize tubona none wibasira super sexy nawe sinzi ibibazo yari yagiranye na Eric Umuhungu. Ikintu umuntu yagarukaho yakwibaza kubera iki abantu bose bagiranye ikibazo na Eric Umuhungu uza ugaragaza nkaho nawe uri kubarwanya no kubera iki? Biriya bya super sexy nibyo twateguye. Donc twagira ngo tubereke yuko umuntu ashobora kukubwira ikintu kandi ukakemera kandi atari cyo, kuko twashakaga kwereka abanyarwanda ko hari igihe ushobora kubwirwa amafuti
cyangwa se ibintu bitari byo, ahubwo reka nyir'ubwite cyangwa se abantu nyir'ubwabo baba ari bo babikwibwirira. Ni ukuvuga ngo biriya ni nk'umukino mwari mwakiniye mwebwe. Super sexy nta kibazo dufitanye. Yes, hanyuma hari ikindi kibazo ariko utari kunsubiza neza, kubera iki umuntu wese ushatse kuvuga nabi Eric Semuhungu cyangwa se kuba bagirana ikibazo wowe uza ugaragaza ko uri kumudefanda cyane? Ntabwo ari Eric Semuhungu gusa. Nk'ejo bundi hari umukinnyi wa filime dufite witwa Asia Umutoni na Njuga, yabeshye Njuga ko ari umujura. Nafashe video, sinzi nimba mwarayibonye. Ntabwo ari Eric Semuhungu gusa, yego n'undi muntu uwo ari we wese, n'undi muntu uwo ari we wese nabona ko arenganya ariko nkabanzaga nkasesengura cyangwa nkanamenya uyu muntu koko nibyo, ndavuga aha kabisa sinjya nkunda umuntu urenganya undi. Bivuze ngo usibye n'ira community watubwiye LGBT, sinzi niba ndi kubivuga neza, n'undi wari we wese, n'undi muntu ubonye ashatse kubangamira uburenganzira bwa muntu uri tayari kuba wahaguruka ukavuga uti byose? Yego, ni iryo jambo nakoresheje kuvuga. Naravuze ngo aho gusamba mvuga ibinyoma cyangwa mbeshya, nzapfa nzira ukuri. Ariko Djihadi, wenda tugarutse inyuma gatoya, urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu badukurikira umunsi ku wundi bashobora kwibasira umuntu uwo ari we wese bamuvuga nabi cyangwa se bashaka kumusebya nk'uko bivuze, bavuga bati uyu ni umutinganyi, niko bikunda gukoreshwa. Abo bantu bababwira iki? Nababwira ko atari byiza, ndetse n'ijambo umutinganyi ndumva atari naryo jambo bakwiriye kujya bakoresha. Tubwira imvugo nyayo kugira ngo n'abadukurikiye bamenye. Bashobora kuba babitwara mu buryo butandukanye, babivuga nimba dushobora babitware mu yindi angle, tuzabasanga bari abo bita gutyo, ariko hari ijambo riri gutegurwa rizatangazwa vuba hano bakwiriye kujya bakoresha, kuko nanone hari uguharasinga abantu runaka. Ndibaza urabizi neza amateka yaranze igihugu cyacu, iyo habayeho abantu bakigomeka ku bandi biba ibintu bibi cyane, ntabwo biba byiza. Ubwo reka tugereze iryo jambo, twizere ko muzaritubwira nimara kuritunganya. Tuzaribabaza, nibarivuga tuzaza turitangaze, cyangwa se n'abandi no mu bitangazamakuru rihite, kuko ni ijambo twasanze ridasona neza nk'abantu baharanira uburenganzira bwa muntu. Hanjye nasanze ari nka article na kweposing. Rizava kuri bande iryo jambo? Rizava kuri bande iryo jambo bazarigiramo? Abo bita abatinganyi, kuko iyo sinyito umva wakwita umuntu. Ariko Djihadi, hari ubucuti budasanzwe wabugirana na Eric Semuhungu? Yego, ni inshuti yanjye, ni by'umwihariko wanjye, yego, n'umuvandimwe wanjye. Ni ukuvuga ngo hari undi mubano wihariye hagati yawe nawe, usibye wenda kuvuga ngo wanyuze kuri social media bavuze gutya byagize gutya, hari umubano wihariye hagati ya Eric Semuhungu ndetse na Djihadi? Sinzi umubano ushaka kuvuga uwo ari we. Ni ukuvuga ngo wenda hari ubundi buryo muri inshuti birenze kuba twavuga ngo gusubizanya ku mbuga nkoranyambaga gusa? Ni inshuti yanjye, ikindi nkaba mbona ko nkabanzi neza yuko nko mu ndangagaciro ari umunyarwanda. Hanyuma Djihadi, tugaruke ku bijyanye na filime. Bijyanye na filime, usa nkaho muri iyi minsi abantu bari kukubona, sinzi wenda ibyo uhugiyemo cyangwa se nta gahunda ufite yo kugaruka? Vuba ndaje, dufite filime tugiye gukora. Hari groupe yitwa Inganji, iraje izanye film. Hari filime turi gutegura vuba cyane, ndatangaza casting vuba hana, cover iri gukorwa kabisa, irajya ku mugaragaro ya casting call. Ibutsa abantu wenda gato mu bijyanye n'umugabo w'amafilime wundi wabitangiye ryari, ubitangiye gute kugira ngo n'abantu bumve ko Djihadi n'ubundi wenda ibintu bya sinema hari ukuntu yabiciye? Natangiye 2010 muri sinema, ntangira ku directing amafilme kuko ni impano yanjye. Filime nakoze zirimo Zagara, Eva, Irahita, n'andi mafilime menshi ntagenda nibuka kubitewe n'akazi ngenda mfata. Niyo nakinyemo yitwa Ahashize, ndetse niyo Eva nayikinyemo, n'amafilime menshi, ariko vuba aha n'izindi ziraje.
ubwo abantu bitegure kukubona n'ubundi wagarutse muri filime. Naje kabisa I'm back, twaje filimi ziraje vuba aha ewana bagiye kumva Djihadi bagiye donc nizari zibitse ariko ntabwo ari ukubura ko mutera ikibuga muri iki gihe isoko rya filimi ryari rimeze nabi twe dufite isoko ritari ryiza kabisa ku buryo ushobora gushora amafaranga ugasanga urahiye ni business apaha yo kugaragaza impano z'abantu ariko turi mu gikorwa kabisa turashaka gukorana n'abantu n'abanyempano ufite impano yo gukina filimi naze dukore agaragaza impano ye atanga umusanzu we mu kubaka igihugu. Ariko Djihadi wenda nanjye ndi umwe mu bantu bakunda gusura Instagram yawe cyane bitewe wenda n'amavideo ukunda gushyira akenshi ukunda gushyiraho video njya mbikurikira nk'abantu barebye iriya video ntibabifate neza ibyo wavuga kubwira Mr Kagame wababwira iki? Icyo nababwira abantu babanje kureba video cyangwa interview ya Mr Kagame babonye iyanjye babashije kubyumva ariko abatarabonye iye ntago babyumva n'ubu baravuga kutukana mu buzima busanzwe sinjya ntukana. Donc icyo nababwira nuko hari amagambo nakoresheje bwari uburakari cyangwa uri umujinya bitewe n'uburyo wabonye wumvishe ibyo yavuze kuva birakurenze. Ya bwari uburakari kuko hari uko kandi kujya kwengajinga ikintu ikindi hari nuko nabonye abantu bamwe na bamwe bafata ikintu donc kumva ngo abatinganyi cyangwa se abaryamana bahuje igitsina nibo yaribasiye kandi nkavuga ariko saba abantu barabatukira ikora abantu nk'abandi nahise njya kureba noneho njya mu makomantere ndayakunda cyane ntabwo nshobora kubazwa n'umuntu ko yavuze nabi oya ndabikunda kubera bituma ubutaha nzahera hehe hari abantu bataba bazi ko abo bantu babaho hari n'ababa bifuza ko abo bantu ngo bapfe sibyo ese wakwifuza ko umuntu apfa nkawe urarema cyo ni kimwe ese umuntu uva amaraso nkayo noneho umunyarwanda uba mu gihugu bamo ngo apfe wabuzanye ikintu cyo kuvangura abantu n'abandi kandi igihe nanga ivangura iryo ari ryo ryose aho riva rikagera kuko turi abanyarwanda ndi umunyarwanda uri umunyarwanda n'uriya ni umunyarwanda noneho tugahita tugenda mu mategeko mpuzamahanga buri kiremwa muntu buri muntu afite uburenganzira bwite bwihariye. Djihadi watubwiye ko utaba muri abo bantu cyangwa se baryamana bahuje ibitsina ariko icyo watubwiye cyo nuko bavugira nkuko bavugira n'undi wari we wese. Navugira uwo ari we wese ushobora guhungabanya umuntu mbona ko umurenganyije nkamuvugira donc ni muri urwo rwego. Ubwo urujijo ruveho abajyaga wenda batekereza ko Djihadi nawe yaba ari umwe muri abo ngabo ntabwo ariko bimeze. Siko bimeze uwo nzatereta azanyivuna. Uwo nzatereta azigendera. Yego uwo nzatereta azigendera. Yes hanyuma wenda twegera no ku musozo nkuko nakomeje kubigarukaho cyane abantu barakuzi kuri Instagram inama wagira urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bwo kuzikoresha neza urumva hari igihe bagira uruhande runaka bakomeretsa yaba commentaire bashyiraho cyangwa se n'ibyo bavuga nihe nama wabagira? Inama nagira urubyiruko kuko ndi no mu bantu bari kugira inama mu urubyiruko mu karere ka Nyarugenge donc inama nagira urubyiruko ndetse no mu gihugu hose muri rusange nagira urubyiruko nukumenya gukoresha imbuga nkoranyambaga neza. Urugero ntukajije umuntu umuziza uko Imana yamuremye. Ikindi hari mu mbuga hari abantu bavuga leta uko itari basebya leta bari hanze dufite basebya leta basebya igihugu cyacu twiyubakiye nk'urubyiruko basebya iterambere ry'u Rwanda. Ushobora kubona ibyo turi kwifashwamo na polisi ushobora kubona umuntu ashira article ku rubuga runaka akavuga ngo urubyiruko ngo gutya na gutya nawe ukajya gukomantinga kandi wenda atari ko binameze bagenzura abo bantu bari kugira gutyo batanga amakuru u Rwanda dufite batanga amakuru igihugu cyacu tugezeho. Ese Mr Kagame hari ikintu yabarigeza gusubiza kuri la video cyangwa ashaka kukuvugisha? Nta kintu arayivugaho. Nta wundi butumwa wamugenera cyangwa byari biri? Ubutumwa namugenera nuko nk'umuhanzi uba uri kubaka amahoro uri kuririmba indirimbo zubaka abanyarwanda ntagakwiriye kugira
abatera ibuye cyangwa umuntu runaka atera ibuye kuvuga ngo umuntu ni mugufiya, umuntu ni igikara, umuntu ni inzobe, simushaka sigira nk'umuhanzi kugira ngo yubake n'igihugu cyatubyaye, akomeza akore n'ibihangano abantu babikunde b'ingeri zose zitandukanye, nuko atajya agerageza kujija abantu bitewe nuko bari haba nabo muri rusange, ndetse turaganira n'ababyeyi umuntu n'ababyeyi turaganira mbega ingeri zose zitandukanye, nuko wafata nk'abantu nk'abandi, kuko sinzi niba hari igihe umuntu azafata umwanya kubisobanura. Ni LGBT ni n'amagambo manini kandi arimo abantu batandukanye. Donc icyo nababwira nuko n'abantu nk'abandi, n'abavandimwe, n'abana bawe ushobora kuba warabyaye nawe. Donc nuko wabumva nk'abantu ikiremwa muntu kikubaha, kuko LGBT ni nini, wenda tuzafata umwanya tusobanure, ariko ni ikiremwa muntu ugomba kubaha, ugaha agaciro, ukumva ko ari umuntu nk'undi, kuko bajya bavuga ngo inda ibyara mweru na muhima. Ikintu nagiraho inama kuri abo babyeyi, ntibakagerageze guhohotera umwana wabo, aba yaramubyaye, aba yaramutwise amezi 9, namufasha kubaho muri buriya buzima arimo. Donc kumva ngo abatinganyi cyangwa se abaryamana bahuje igitsina nibo yaribasiye, kandi nkavuga ariko saba abantu barabatukira ikikora abantu nk'abandi, wenda ni umu bisexuel aryamana n'uwo muhungu cyangwa se akaryamana n'umukobwa, ugasanga agiye kwanduza umukobwa w'abandi sida, cyangwa ugasanga donc usanga ibyo bintu tubifite cyangwa binahari, ugasanga uruhererekane rwa virusi itera sida ahubwo rushijeho kuba rwinshi. Ni ukuvuga ngo umuntu wese waba warenganye, kuko njyewe nahuguriwe amategeko y'igihugu cyacu, nzi amategeko y'uburenganzira bwa muntu, haba amategeko y'Afrika ndetse n'amategeko mpuzamahanga. Ayo mategeko narayasomye, mbona yuko umuntu afite uburenganzira bwo gutura hashaka, bwo kuvurwa, donc uburenganzira mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Njyewe ndi tayari yo kumuvugira. Ikindi washaka kumpa akazi cyangwa ushaka kuza no muri filime tugiye gukora, yazandikira iki kinyamakuru cyanyu kikampuza nawe. Yego, reka tugushimire cyane. Murakoze. Wabugajwe n'indwara z'uruhu, waba ufite ikibazo cy'ibiheri bidakira, tugane muri Monaco Cosmetic ubashe kubona amavuta atandukanye atuma uruhu rwawe rumererwa neza kandi ukabona umwimerere warwo. Dusanga muri Kigali Grand Pension Plaza muri etage ya mbere. Ushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, Facebook Monaco Cosmetic Shop, Instagram Monaco Cosmetic, cyangwa se ugasura urubuga rwacu monacocosmetic.com.